Dutangira agafilme kacu tureka umugore wicaye mu ndege wicaranye n'umwana we uri gukina game muri telefone ubona ko nta kibazo afite. Nuko muri ako kanya wa mugore rwose agahita abona umuntu winjiye, agahita atungurwa cyane abonye umuntu winjiye ari kwivugisha ati mana nyagasani ntabwo bishoboka rwose. Kumbe umuntu umugore yari atangariye yari umugabo rwose wari winjiye yarateretse ubwanwa ameze nk'abisilamu. Nuko umugore muri ako kanya agahita akomeza kwivugisha ati ariko se nk'uyu nguyu koko ninde utumye yinjira hano mu ndege. Muri make umugore muri ako kanya yari yarishyizemo rwose abagabo baba bambaye gutya baba bameze nk'ibyihebe cyangwa se baba barihebye. Nuko aho ababonye hose agahita agira ubwoba bwinshi. Gusa mbere yuko dukomeza kano gafilime kacu reka mbanze nkubwire ko mumaze iminsi ijwi ryanjye ritameze neza ndetse n'aka kanya, ariko ndakora ibishoboka kugira ngo tubashe kuba twakumvikana. Nuko umugabo muri ako kanya amaze kwinjira ari gushaka aho yicara, nuko umugore we agahita akomeza kumwitegereza ahari akabona umugabo ari gupanga ibintu bibi, arangije agahita abwira ka kana kati Jimmy reka kano kanya duhinduranye imyanya. Ka kana rwose ubona ko kari kwikinira game ko nta kibazo gafite. Nuko nyina agahita akomeza kukabwira ati rero biraza kuba bibi cyane kuri wewe nukomeza kwicara aho ngaho impande y'uwo mugabo. Kumbe impamvu umugore yari abikoze rwose nuko wa mugabo yari yicaye impande yabo. Nuko kakana muri ako kanya kagahita kabaza nyina ubona ko rwose nta kintu kitaye hati none se kubera iki twahinduranye imyanya ko ni kumva hano nicaye rwose nta kibazo. Nuko nyina muri ako kanya agahita amubwira rwose ubona ko amukankamira cyane amubwira nabi ati kora ibyo mvuze kano kanya rwose ntuntonganye cyangwa se ntumbaze. Nuko muri ako kanya akana kagahita kumva nyina rwose ari kuvuga nabi kagahita gahaguruka rwose bagahinduranya. Ntibyatinze rwose muri ako kanya hagahita haza abakobwa bakora mu ndege bagiye kubabwira ngo bitegure. Kumbe wa mugabo we wari winjiye rwose wa mugore ari kumutinya yahise atangira no gusenga, kuko hari abantu rwose iyo bageze mu ndege bagira ubwoba bwinshi bagahita batangira no gusenga cyangwa se no mu modoka rwose bijya bibaho. Nuko umugore muri ako kanya agahita yumva umugabo ari kuvuga rwose ururimi atazi. Kumbe umugabo yari ari kwisengera agikomeje gusenga. Nuko umugore muri ako kanya rwose ubona ko afite ubwoba atari no kumushira amakenga. Nuko agahita areba wa mukobwa wari uri mu ndege ari kugenda areba ko nta kibazo bafite. Nuko muri ako kanya arangije agahita ahamagara wa mugabo gake gake, wa mugabo ubona ko ari gusenga rwose ibindi atabyitayeho. Nuko uno mugore rwose agahita yongera kumuhamagara cyane ati nyakubahwa ntabwo uri kunyumva. Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita yihindukira rwose akamureba ubona ko atunguye cyane agahita amubaza ati none se uri kumvugisha. Nuko umugore muri ako kanya ubona ko rwose amurakariye cyane nta n'ikintu yamugize ati cyane rwose nyine ndi kukuvugisha wewe Muhamadi. Muri make ari kumwita Muhamadi rwose intumwa y'Imana y'abayisilamu. Muri make umugore rwose ibintu bijyanye n'abisilamu ntabyo yari azi ko abantu babiyambariye gutya rwose bari ba Muhamadi. Nuko wa mugabo muri ako kanya amaze kumva umugore amubwiye gutyo arangije agahita amubwira ati njyewe rero izina ryanjye nitwa Pramajit ntabwo nitwa Muhamadi. Nuko umugore muri ako kanya ubona ko rwose arakaye cyane agahita amubwira ati icyo ari cyo cyose njyewe ntabwo nkitaho. Nuko arangije agahita amubaza ati ahubwo se ni biki wari uri kongorera rwose muri kariya kanya. Nuko wa mugabo muri ako kanya ubona ko atunguwe cyane n'ikibazo umugore amubajije, arangije ariko agahita amusubiza ati njyewe rero nari ndi gusenga nta muntu twari turi kuvugana mu kanya kubera ko njyewe yongeye kugenda mu ndege buri gihe ndamanza ngasenga. Nuko umugore muri ako kanya ubona ko atizeye ibintu umugabo ari kumubwira, arangije agahita amubwira ati nari mbizi rwose ko abayisilamu muba mumeze gutyo. Nuko uwo mugabo arangije agahita amubwira ati ariko mama ntabwo njyewe ndi umwisilamu ahubwo njyewe ndi umusiki. Amubwira irindi dini ryo mu bahinde rwose ryo kwambara nk'abayisilamu. Nuko umugore muri ako kanya ubona ko rwose atamwizeye. Wa mugabo agahita akomeza kumubaza ati none se ubona mbaye ndi umwisilamu ubundi hari ikintu byakubangamiraho. Nuko akakana rwose ubona ko kari kugenda gatamira utuntu kari kwihekenyera. Nuko umugore muri ako kanya arangije agahita amubwira ati cyane rwose byambangamira kubera ko uko usa n'imyambarire yawe rwose ikanga abantu nkatwe rwose basanzwe. Nuko muri ako kanya kakana rwose ahari bitewe n'ibintu kari kamaze kurya kagahita gatangira gukorora. Nuko nyina agahita yihindukira akabaza ati none se ibintu byose bimeze neza. Muri make ari kumubaza niba nta kibazo afite. Nuko muri ako kanya wa mugabo rwose wari uri kuganira na wa mugore ariko ubona ko batari kuganira neza. Nuko arangije agahita abwira wa mugore rwose nyina w'akana ati umwana wawe ari kugira allergie bitewe n'ibyo bintu ari guhekenya. Nuko umugore muri ako kanya agahita yihindukira akamureba. Nuko arangije agahita amubwira ati byaba byiza rero ufashe ibyo bintu ari guhekenya rwose ukabimuvana aho ngaho ukabijyana rwose kure ye. Nuko umugore muri ako kanya ubona ko atunguwe cyane kandi yamwanze nta n'ikintu yamutwaye ati urakoze cyane rwose ariko ntabwo nagusabye inama zawe. Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita abona uburyo umugore
mugore ari kumubwira nabi nuko arangije akabyihorera. Ubwo b'abakobwa rwose bo mu ndege babwira abagenzi ko rwose indege igiye guhaguruka, agahita ababwira ati indege rwose igiye guhaguruka, mwambare imikandara yanyu vuba cyane rwose tugiye guhita tugenda duhaguruke. Nuko muri ako kanya rwose wa mugore agahita yambara umukandara nk'uko bari babimubwiye, arangije agahita ahamagara wa mukobwa ati ngwino hano nkubwire. Nuko nawe agahita aza amubaza ati none se hari ikibazo ufite? Nuko wa mugore arangije agahita amubwira ati cyane rwose ikibazo ndagifite, uriya mugabo niwe kibazo cyanjye. Nuko wa mukobwa rwose wari umaze kubabwira ngo bambare umukandara arebye wa mugabo agahita abona ari gusenga. Nuko arangije agahita abaza n'umugore ati none se ibyo uri kuvuga ni ibiki? Ntabwo uri kumva ko ari gusenga koko? Nuko wa mugore muri ako kanya agahita yitegereza wa mugabo agahita abwira n'umukobwa rwose ukora mu ndege ati ese ntabwo uri kumva ko afite ibintu ari kongorera mu rundi rurimi? Nuko agahita anamubwira ko rwose wasanga ari gupanga ikindi kintu kibi. Nuko wa mukobwa rwose muri ako kanya agahita abona ko uno mugore afite ubwoba bw'ubusa, arangije agahita amubwira ati rwose ntugire ikibazo, ndakwinginze shyira umutima hamwe, nta kibazo rwose uriya mugabo ateje. Nuko agahita anamubwira ko abantu benshi basenga mbere y'uko indege ihaguruka, cyane cyane nk'aba ngaba bari abahinde. Nuko umugore muri ako kanya agiye kumukomeza kumusobanurira rwose impamvu ari umuntu mubi, agahita abona wa mukobwa rwose agiye kureba ko abandi bagenzi bameze neza. Nuko muri ako kanya umugore rwose ubona ko adatuje, nuko kakana ke rwose muri ako kanya kagahita gakomeza gukorora cyane. Nuko nawe agahita yihindukira akabaza ati ese ufite ikihe kibazo? Ntabwo twaje rwose, uri muzima? Nuko wa mugabo rwose wari wicaye impande yabo, nuko arangije agahita amuhamagara, wa mugore agahita yihindukira akamureba rwose ubona ko amufitiye umujinya kandi nta n'ikintu yamutwaye. Nuko arangije agahita amubwira ati fata rwose utwo tuntu uwo mwana ari guhekenya utumujyane kure kubera ko rwose turi kumutera rereji. Nuko wa mugore arangije agahita amubwira nabi ati reba bizinesi zawe cyangwa se reba ibikureba rwose ibingibi ntabwo bikureba. Nuko arangije muri ako kanya rwose ubona ko umugabo atamwizeye kugeza n'ubu ngubu, arangije agahita afungura umukandara akavanayo telefone rwose agiye gufotora wa mugabo. Nuko wa mugabo ahindukiye agahita abona rwose umugore aramufotoye, arangije agahita amubaza ati ariko se uri gukora ibiki? Nuko wa mugore arangije agahita amubwira ati nyine maze kugufotora. Nuko wa mugabo arangije agahita amubaza ati kubera iki se nyine ubikoze? Nuko wa mugore arangije agahita amusubiza ati kubera ko rwose ifoto yawe ngiye kuyohereza umugabo wanjye kano kanya. Nuko wa mugabo agahita akomeza kumubaza rwose impamvu abikoze. Nuko wa mugore arangije agahita amubwira ati impamvu mbikoze ni ukugira ngo nagira icyo tubaho hano mu ndege rwose agire umuntu abirenganya cyangwa se azamenye umuntu rwose azashinja icyaha. Nuko wa mugabo ubona ko rwose atangiye no kugira ubwoba, agahita amubaza ati none se mama kubera icyo uri kuncira urubanza nta n'ikintu nagukoreye kibi? Nuko wa mugore muri ako kanya ubona ko yamurakariye cyane, agahita amubwira asakuza cyane ati ntabwo ngiye kukubwira impamvu rero cyangwa se ngo nisobanure kuri weho kubera ko rwose ibyo mukora turabizi. Nuko wa mukobwa wari uri kureba ko rwose abantu bose bafite ikibazo, agahita abona n'umugore ari kuvuga cyane. Nuko muri ako kanya agahita azabaza wa mugore ati none se ibintu byose byaba bimeze neza? Muri make ari kumubaza nimba rwose ameze neza nta kibazo. Nuko uwo mugore muri ako kanya agahita amusubiza ati oya rwose ntabwo ibintu bimeze neza, ndi kumva hano nta mutekano mfite ndetse n'abantu bari hano rwose nta mutekano dufite kubera n'umugabo ari impande yacu. Nuko muri ako kanya wa mugabo ubona ko atunguye cyane, ubwo umukobwa agahita areba abandi bantu rwose agahita abona uruhande rumwe rwose nta kibazo bafite, arebye n'urundi ruhande agahita abona rwose abantu nta kibazo bafite ahubwo batunguwe cyane n'ibyo umugore ari kuvuga. Nuko wa mukobwa muri ako kanya agahita abwira wa mugore ati rwose unyihanganire cyane ndi kubona ari wowe ufite ikibazo gusa. Nuko wa mugore muri ako kanya ntiyabyizera, agahita ahaguruka rwose akareba abantu bose uko bimeze, agahita abona koko ibyo umukobwa ari kumubwira nibyo. Arangije ari kubona ko atava ku bintu, agahita yikira amubwira ati ndabona rwose hari njyewe ufite ikibazo gusa. Nuko arangije agahita amubwira ati ariko n'umugabo rwose agomba kuva hano, agomba gusohoka cyangwa se ukamujyana ahandi. Nuko wa mugabo muri ako kanya ubona ko rwose ari n'umuntu mwiza adakunda n'ibintu birebire, agahita amubwira ati ok saba rwose nta kibazo, nimba ushaka kuba nagenda reka ngende. Nuko wa mukobwa rwose ugenda ureba ko bafite ikibazo ubaha n'amatangazo, agahita amubwira ati oya rwose ntabwo wagenda ufite itike yawe. Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita amubwira ati oya rwose nta kibazo kuko ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere byambaho. Nuko arangije agahita amubwira ati noneho reka ngende ahubwo nyereka rwose ahandi hantu hari umwanya. Nuko wa mukobwa muri ako kanya ubona ko amufitiye impuhwe agahita amubwira ati oya rwose nta wundi mwanya uhari, umwanya usigaye ni umwanya umwe rwose hari inyuma kandi nawe rwose uri impande yawe se. Muri make ari kumubwira ko rwose umwanya hari rwose haba hari umwuka utari mwiza. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ati nta kibazo rwose ndapfa kuwujyamo aho kugira ngo rwose dukererwe mu kuba twagenda. Nuko arangije agahita ahaguruka agiye kwigira muri wa mwanya, ubwo mugore rwose ibintu byose ari kubyumva muri ako kanya. Nuko arangije abonye umugabo agiye agahita yiruhusa rwose akabwira ka kana kati rwose ntugire ikibazo, noneho ubu ngubu urarinzwe umeze neza nta kibazo. Nuko agakomeza yitegereza aho wa mugabo agiye kumwicaza inyuma. Nuko wa mukobwa muri ako kanya agahita
agaruka rwose ubona ko atishimiye n'ibintu uno mugore akoze, nuko amugezeho wa mugore agahita amushimira amubwira ati urakoze cyane rwose kuba umwumvaniye hano. Nuko wa mukobwa muri ako kanya akitegereza uno mugore ubona ko rwose uno mugore amurakariye cyane, nuko uno mugore agahita akomeza kumubwira ubona ko amufiteho ikibazo ati rwose na kiriya gikapu cye afite ahubwo wasanga afitemo ibisasu rwose, nacyo twagakwiye kuba twakireba kuko wasanga ari ibyo araza gukoresha rwose ngo abatere ubwoba cyangwa se ari ibijyanye n'iterabwoba. Ubona ko rwose uno mugore yahahamutse, nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati ariko se mama wagiye ureka kujajinga abantu cyangwa se gucira urubanza abantu bitewe n'uko bagaragara inyuma. Nuko uno mugore rwose agahita abona ibintu ari kumubwira ntabwo ari kubyumva, arangije agahita amurakarira. Nuko wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ati ngaho ibaze nawe rwose tekereza ku rugero rwo guhereza umwana wawe. Muri make ari kumubwira ko n'umwana we rwose ashobora kubikurana yanga abantu bameze nka kuriya cyangwa se apfa kujajinga abantu bitewe n'uko bagaragara inyuma. Nuko wa mugore ubona ko rwose aticuza n'ibintu akoze, nuko arangije agahita amubwira ubona ko yamurakariye cyane ari no kumusezera ati urakoze cyane rwose ariko umwana wanjye ngomba kumwitaho njyewe ubwanjye, ubwo nyigishe rero ukuntu nita ku mwana wanjye cyangwa se imico ngomba kumuhereza. Nuko wa mukobwa arangije agahita amushimira nawe ati urakoze cyane rero. Nuko arangije agahita yigendera. Ntibyatinze amaze kugenda rwose wa mwana we muri ako kanya agahita akomeza gukorora, noneho agakorora cyane rwose ubona ko akeneye ubufasha byihutirwa. Nuko wa mugore muri ako kanya ubona ko atunguye cyane agahita amubaza ati none se nanone rwose urongeye urakoroye? Nuko umwana muri ako kanya ntiyarekera gukorora ahubwo agakomeza gukorora cyane, na telefone yari ari gukoresha rwose ari gukina game akayishyira hasi ubona ko ibintu bikomeye cyane. Nuko agahita atangira no kubura umwuka, nuko nyina we agahita akomeza kumubwira ati rwose humeka humeka. Nuko muri ako kanya agahita atabaza ubufasha. Nuko wa mukobwa wari umaze kugenda agahita agaruka akabona rwose umwana akeneye ubufasha bwihutirwa, arangije agahita abaza abantu bari aho ngaho nimba nta mudogiteri urimo ati ese nta muganga urimo hano ngo abashe kuba yaduha ubufasha. Ntibyatinze abantu bose bari kumureba, wa mugabo wa mugore rwose yari yirukanye agiye kwicara inyuma agahita azibabwira ati njyewe ndi dogiteri rwose. Agahita azibabaza ati ese bigenze gute? Arangije agahita asanga rwose ni ka kana gato kari kugenda kabura umwuka. Nuko arangije agahita areba uburyo bimeze akabona akana gakeneye ubufasha bwihutirwa, arangije agahita ababwira ati muve mu nzira rero ndi kubona akeneye ubufasha bwihutirwa. Nuko arangije muri ako kanya agahita agafata rwose akagakurura akabwira ati ngwino hano rero kugira ngo mbashe kuba ntagufasha. Ntibyatinze agahita abona rwose umwana ameze nk'aho ameze ikintu kikamuniga. Nuko arangije agahita ashaka uburyo yamufasha, arangije agahita amukanda mu nda mu buryo butunguranye cyane, kumva ikintu cyari kineze wa mwana kigahita kikubita hasi rwose. Umwana agahita akomeza guhumeka neza ubona ko none hahembutse. Ubwo abantu bari aho ngaho rwose mu ndege bose batangiye kugira ubwoba bagahita bamukomera amashyi ubona ko rwose akoze ikintu gikomeye cyane. Ntibyatinze na wa mugore muri ako kanya ubona ko yari afite ubwoba ubona ko none hatuje, agahita afata kuri ka kana ke rwose ubona ko atunguye cyane kandi yishimye. Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita aca bugufi rwose akabaza ka kana ati none se umeze neza kano kanya? Nuko ka kana nako agahita kamubwira ati cyane rwose ndi kumva ameze neza ahubwo urakoze. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ati okay nta kibazo rwose ariko ndakwinginze ntiwongere guhekenya ziriya mbuto rwose sibyo se? Nuko ka kana muri ako kanya kagahita kamubwira mu marenga ati cyane rwose ndabyemeye ntabwo nongera kuzirya. Nuko wa mugabo agahita yihagurukira agiye kugenda. Wa mugore muri ako kanya nyina w'akana rwose uburyo yamutoteje cyane agahita ahaguruka ubona ko ari kwicuza ku bintu yavuze n'ibintu yamukoreye. Arangije agahita amubwira ati umbabarire cyane rwose ndikumva mfite isoni. Nuko wa mugabo muri ako kanya yari ari kwigendera rwose agahita ahindukira akamureba. Nuko wa mugore muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ati navuze ibintu byinshi bibi cyane rwose kuri weho ubona ko rwose agiye no kurira. Arangije agahita amubwira ati ariko nyine weho ubashije kuba watabara umwana wanjye. Nuko wa mugabo rwose wari umuganga agahita amubwira ubona ko aticuza n'ibintu yakoze ati umuntu wese rwose wari ushoboye gutanga ubufasha yari kubutanga rwose nta kibazo. Nuko wa mugore agahita akomeza kumubwira ati mbabarire cyane rwose nari mu makosa kandi nari nibeshye. Nuko wa mugabo muri ako kanya yumvise umugore avuze gutyo agahita akomeza amusanga amubwira ati cyane rwose urabibona ko wari wibeshye, wamvuzeho ibintu byinshi bibi umfatiraho n'imyanzuro myinshi itari myiza cyane kandi njyewe ndi umuntu mwiza ahubwo nuko wandebye inyuma uko ugahita ugira ngo ndi umuntu mubi. Ntibyatinze muri ako kanya umugore rwose agahita yumva amakosa yakoze ubona ko atazongera kubikora. Nuko wa mugabo agahita akomeza kumubwira ati urabona rero abadogiteri bose cyangwa se abaganga bose ntabwo baba bambaye amakote y'umweru cyangwa se amakositimu meza cyane nyine ngo bagaragare nk'aho ari abantu beza. Nuko agahita akomeza kumubwira amagambo akomeye kandi yamufunguye amaso ati abantu bose rero badasa neza cyangwa se batagaragara neza ntabwo bose bari abanyabyaha. Nuko wa mugore ubona ko rwose asobanukiwe n'ibintu n'umuganga ari kuvuga arangije agahita amubwira ati cyane rwose ibyo uri kuvuga ndi kubyumva. Agahita anamubwira ati ndongeye gusabye
imbabazi rwose mbabarira cyane. Nuko wa mugabo ubona ko nta kibazo afite arangije agahita amubwira ati mbabarira cyane rwose, reka nisubirire aho nari nicaye kubera ko nshaka kuba nasoza isengesho ryanjye nari natangiye. Nuko arangije agahita amubwira ikintu cyakoze ku mutima we ati rero ndagusezeranya kandi ko n'umwana wawe ndaza kumusengera mu masengesho ndi gukora. Nuko wa mugore muri ako kanya ubona ko atunguwe cyane kandi bimurenze agahita amuhamagara no mu mazina ye ati ese Paramaji. Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita yihindukira rwose akaza amubwira ati noneho se ntago rwose nkiri Muhammad ukundi. Nuko wa mugore muri ako kanya agahita amubwira ubona ko yicishije bugufi ati ese hari icyo byagutwara ugarutse ukicara mu mwanya wari wicayemo. Muri make ariko amubwira ko rwose ibibereye aha ngaha bimuhaye isomo ko atazongera gukora amakosa nk'ayo yakoze. Niba rero nawe n'inkuru igushimishije cyangwa se hari icyo ikwigishije bidusangiza wandika muri komenti. Ikindi ntiwibagirwe like na subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Ikindi ntiwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuyibona. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.